Mwaramutse neza igitondo cyiza kuri mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye muri hirya no hino mu bice bitandukanye mbaha ikaze reka tuganire ku makuru azindutse avugwa kandi areba igihugu cy'u Rwanda. Mu makuru azindutse avugwa kandi avuga ko arebana n'igihugu cy'u Rwanda nuko uwitwa Perezida Joao Gonçalves wa Lourenço wa Angola akaba yasabye impande zirebwa n'ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubahiriza ibyo ziyemeje ku nshuro ya kabiri kandi mu gihe kitarenze icyumweru. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Félix Tshisekedi yakiriwe na mugenzi we wa Angola akaba na Perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Joao Lourenço wasabye abarebwa n'ikibazo cya Kongo kubahiriza ibyo biyemeje nk'uko amakuru abishimangira. Hanyuma nk'uko Perezidansi ya Angola bitangaje uruzinduko rwo kuwa kane tariki ya 8 Mutarama 2023 rwibanze ku gusuzuma imigambi ya diplomasi ikomeje cyane cyane ibiganiro bya Washington DC na Doha igamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akarere kibasiwe n'imirwano ikaze hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba za AFCM 23. Nyuma y'inama yihariye Perezida wa Angola Joao Lourenço abinyujije ku munyamabanga wa leta ushinzwe ibibazo by'ububanyi n'amahanga Victor Lima yagaragaje ko ahangayikishijwe cyane n'umutekano wifashe nabi ndetse n'ikibazo cy'ubutabazi mu burasirazuba bwa RDC. Lima yagize ati aremeza ko ahangayikishijwe cyane n'ingaruka n'iterabwoba bituruka ku bihe biriho, ati bikaba kandi bibangamira imihate idacogora kandi ikomeye mu rwego rw'akanama gashinzwe umutekano ku isi cyane cyane icyemezo cy'ibihumbi 2773 ndetse n'ibikorwa byabereye i Washington na Doha. Ashimangira nta gushidikanya ko ingamba nk'izo arizo nzira zonyine kandi zo kugabanya amakimbirane akomeje kuba hagati ya RDC n'u Rwanda ndetse no guteza imbere ubwumvikane hagati y'ibihugu byombi, no kuvuga hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Kwa Perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Joao Lourenço yongeye kandi gushimangira ko byihutirwa kandi ko ari ngombwa gushyira mu bikorwa ihagarikwa ry'imirwano. Yamagariye kandi impande zitandukanye bireba arizo guverinoma ya Kongo, u Rwanda ndetse n'inyeshyamba za AFC 23 kubahiriza ibyo biyemeje mu rwego rw'inzira za diplomasi zikomeje nk'uko yakomeje kugenda bivuga Perezida Joao Lourenço w'iki gihugu cya Angola. Muri makuru kandi akomeza kugenda avugwa, reka mbabwire yuko umunsi uwitwa François Mitterrand wayoboye Ubufaransa abaza chancelier w'Ubudage umwiza ndetse n'umubi hagati y'abahutu ndetse n'abatutsi, n'umwanditsi Philippe Schott wanditse Mitterrand A Study in Ambiguity, igitabo kivuga ku rujijo rwari mu buzima bwa François Mitterrand. Yagarutse ku bihe byamuranze mu myaka 80 yamaze ku isi, ni mu gihe kandi hashize imyaka igera kuri 30 uyu mugabo wayoboye Ubufaransa apfuye. Philippe Schott muri icyo gitabo asobanura ko hari ibintu byinshi cyane bitari bisobanutse mu buzima bwa François Mitterrand yaba mu gihe cye nka perezida kugeza n'uyu munsi atakiriho. Schott avuga ko niba hari umurage mubi wasizwe n'ubutegetsi bwa François Mitterrand ari politike yo kuri Afurika by'umwihariko ku ruhare rwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Yavuze ko uyu muyobozi yakomeje kandi politike yari ishingiye ku bukoloni Ubufaransa bwakoreraga Afurika bishingiye mu cyiswe Francafrique, gahunda ishingiye ku kwigarurira Afurika hagamijwe inyungu z'Ubufaransa. Yavuze ko imikorere na politike ya Charles de Gaulle y'uburyo ubuyobozi Ubufaransa bwitwaye mu guha Afurika ubwigenge bucagase yakomeje kandi kwinjira mu mikorere ya Mitterrand bihumira ku mirari rero bishingiye ku bari bamukikije cyane cyane uwari minisitiri w'intebe we Jacques Chirac waje no kuba perezida w'Ubufaransa nyuma gatoya. Schott yasobanura ko imyitwarire ya François Mitterrand ku Rwanda yari igoye cyane kuyumva. Yibuka ubwo François Mitterrand yabazaga uwari chancelier w'Ubudage Helmut Kohl ati ninde mugizi wa nabi, hanyuma ninde urengana kuri benshi ndetse no kuri Schott igisubizo ngo cyumvikanaga intagondwa z'abahutu nizo bagizi ba nabi, abatutsi nibo barenganaga bagirirwa nabi icyo kimwe n'abahutu ati batari intagondwa ngo. Ariko ibyo byose François Mitterrand ntiyashakaga kubibona, aho Schott asobanura ko yari yarashyizeho urukuta ati n'ubu akigorwa no gusobanura urwo ari rwo, ati ryari ikosa rikomeye cyane, yakoze amakosa menshi cyane ku butegetsi bwe, ati gusa afite na byinshi cyane yagezeho, ati nta muntu wakwitega ko umunyapolitike rero azakora ibintu byose bikagenda neza, ati kiriya ati cyo yakoze
amakosa akomeye cyane mu myumvire ya Short. François Mitterrand ari ku rwego rumwe na Charles de Gaulle nk'umwe mu bayobozi babiri bahinduye cyane Ubufaransa nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Short agira ati Mitterrand yabigezeho mu buryo bubiri bw'ingenzi. Icya mbere ni mu mibereho y'abantu yayishyize imbere cyane ayigira inkingi ikomeye cyane ya politike. Icya kabiri ni umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Umukuru w'igihugu François Mitterrand kandi ati yashyigikiye ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi waguka kandi ukarushaho kwishyira hamwe. Ashishikariza Espagne na Portugal kujyamo, anaharanira ko habaho kandi isoko rusange. François Mitterrand yafashije kandi Abafaransa kongera kwiyumvanamo n'Uburayi mu gihe hari imyumvire igoye. Short yasobanuye yavuze ko mu mpinduka zakozwe na François Mitterrand muri icyo gihe harimo izijyanye no kugabanya imyaka y'izabukuru ikava kuri 65 ikajya ku myaka 60 uko uyu Short yabisobanuye mu gitabo cye. Nyuma rero dukomeje tureba n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa, makuru abazindutse avugwa hirya no hino yaba mu Rwanda ndetse n'ahandi hirya no hino ku isi mu bice bitandukanye. Byinshi biba byakomeje kugenda bigarukwaho. Nifuza ko tugaruka mu gitondo rero cyo ku itariki ya 10 ukwezi kwa mbere 2026. Babwira ko mu Rwanda ndetse no mu gihugu cy'u Burundi naho tugiye kugaruka, ariko wenda mbanje mu gihugu cy'u Rwanda reka mbanze mbabwire iyi nkuru nayo rimwe mu nkuru zirimo ziravugwa cyane. Nuko polisi y'u Rwanda yatangaje ko iminsi mikuru isoza umwaka 2025 yasize mu ntara y'Iburasirazuba habera impanuka 14. Isaba abantu bose rero bakoresha umuhanda kwitonda ndetse no kwitwarika igihe cyose. Byagarutsweho kuri wa gatanu tariki ya 9 Mutarama 2025 ubwo mu karere ka Kayonza hakomerezaga ubukangurambaga bwa tugendane tugereyo amahoro bukorwa na polisi y'u Rwanda hagamijwe gushishikariza abantu bose bakoresha umuhanda rero kuwukoresha neza birinda impanuka. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko kuva ku itariki 20 Ukuboza 2025 kugeza ku itariki ya 9 Mutarama mu ntara y'Iburasirazuba habera impanuka 14 zo mu muhanda zihitana abantu bagera kuri 3. Bugesera habera impanuka 6, Kayonza 4, mu turere twa Nyagatare, Ngoma, Rwamagana, Kirehe ndetse na Gatsibo naho habereye impanuka 1 ati muri buri karere. Umuyobozi mukuru wungirije wa polisi y'u Rwanda ushinzwe ibikorwa CP Vincent Sano yavuze ko akenshi iyo wapfuye umuntu umwe usanga abandi nka 4 baba bakomeretse. Asaba abatwara ibinyabiziga rero kwitwararika. Ati iyo dutakaje umuntu cyangwa se abantu mu mpanuka zo mu muhanda tuba dutakaje ibyo byose. Ati tuba dutakaje umuntu wafashaga umuryango, ati wa muntu kandi watangaga ati amafaranga y'ishuri y'abana, tuba kandi dutakaje wa mutungo w'igihugu, tuba kandi dutakaje iterambere muri rusange. Minisitiri Vincent Biruta yakomeje agira ati wowe rero niba utwaye imodoka, ipikipiki, gare, menya ngo uko wumva ko ukeneye kugera iwawe iyo wajyaga amahoro ugomba no gukora ibishoboka kugira ngo ibyo bigereho, ari nako na mugenzi wawe kandi muhurira mu muhanda bigende bityo. Minisitiri Vincent Biruta kandi yasabye abantu kutinubira abapolisi bo mu muhanda babahagarika kenshi cyane bagenzura ibyangombwa, abitsa ko baba bari mu muhanda kugira ngo rero bafashe abantu kugera iyo bajya amahoro. Ati kwijujutira umuntu uri hariya kugira ngo rero agufashe kugera iyo ujya amahoro cyangwa se wamubona ati mu muhanda ukabona ko ari ikibazo uhuye nacyo ntabwo ari byo. Ati dukwiriye kandi kubyirinda twese. Umupolisi ati wagakwiriye kumubona ukabona ko ari hariya kugira ngo agufashe, uko yakomeje kugenda bivuga ati kugenda ukagera iyo ujya amahoro. Witwa Mutijima David wo mu karere ka Kayonza kandi yavuze ko bishimiye kuganirizwa n'abayobozi batandukanye ku gukoresha neza umuhanda. Yakomeje kandi agira ati ndasaba rero abaturage bagenzi banjye kureka kwambuka bavugira kuri telefone ndetse no kwita ku buryo bakoresha umuhanda kugira ngo tugabanye impanuka. Kugeza ubu polisi y'u Rwanda itangaza ko impanuka zo mu muhanda mu mwaka wa 2025 zagabanutseho 2% ugereranyije n'umwaka wa 2024, kanagaragaza ko benshi mu bakunze kandi gukora impanuka bagaragara hagati y'imyaka 22 kugeza kuri 35. Ubukangurambaga bwa tugendane tugera amahoro bwatangijwe tariki ya 7 Ugushyingo 2025 bumaze kandi kubera mu turere twa Rubavu, Kamonyi, Musanze, Kayonza ndetse no mu mujyi wa Kigali. Reka kandi amakuru yacu tuyasoreze kuri iyi nkuru
Muri iyi nkuru ivugwa mu gihugu cy'ubundi kuri Minisitiri Dr Bizimana, amakuru avuga ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Dr Bizimana Edouard yararuciye ararumira nyuma yo kwibasira leta ya Qatar akavuguruzwa na Perezida Evariste Ndayishimiye hafi ya buri munsi. Minisitiri Bizimana kandi yakoreshaga urubuga nkoranyambaga rwa X ashyiraho ubutumwa bwiganjemo ubwibasira u Rwanda. Byahinduye isura tariki ya 3 Mutarama 2026. Uwo munsi Minisitiri Bizimana kandi yashinje leta ya Qatar kwifashisha ijambo n'amafaranga ifite mu gutuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidafatira u Rwanda ibihano. Ubu butumwa bwateje impaka nyinshi cyane. Minisitiri Bizimana kandi ashyirwaho igitutu, nibwo yafashe umwanzuro wo kubusiba kuri X. Perezida Ndayishimiye kandi amuvuguruza mugaragaro yifashishije urubuga nkoranyambaga. Perezida Evariste Ndayishimiye kandi yagize ati Uburundi buhora bushima umubano mwiza bumaze igihe bufitanye na Qatar, ati n'uruhare rw'ingenzi igira mu buhuza muri RDC, ati ni ingenzi rero ati gushyira umucyo ati kubyumvikanye nabi n'imvugo itariyo ku ruhare rwa Qatar mu iterambere ryo kubaka amahoro. Benshi mu babonye ubutumwa bwa Minisitiri Bizimana kandi bagaragaje ko yatebuye ku karere, bashimangira ko ku mbaraga ko Qatar ikomeje kandi gushyira mu bikorwa buhuza kugira ngo rero uburasirazuba bwa RDC bubone amahoro, ndetse no kuba Amerika kandi ikomeje gushyigikira ibiganiro by'amahoro.